kubaho kw'iyi si n'ishuri rimwe ritarangira, kandi imibare n'ubuzima bwo kuri uyu mubumbe. Umunyeshuri amenya byinshi bitewe no kumva neza icyerekezo cya mwarimu we, rwose nta gukebakeba. Mwarimu dufite ubungubu ntakina ku murimo we, yigisha abana n'abakuze twese tugakamirika. Nta mudasobwa yari ihari ariko twagiraga ibanga, ntabwo twakarangaga nyamara twararambaga. Nta mabanki twari tuzi twiboneraga ibitotsi, twari dufite bikeya ariko dutunze urukundo. Nta mudasobwa yari ihari ariko twagiraga ibanga, ntabwo twakarangaga nyamara twararambaga. Nta mabanki twari tuzi twiboneraga ibitotsi, twari dufite bikeya ariko dutunze urukundo. Kera ubucuti bwabagarwaga n'ifuni y'akarenge, ubu iterambere ryatwigishije gukoresha itumanaho. Kubyara benshi byari ubukire, hambere abavandimwe bisigaye ari sakirirego munsi y'urugo ntaho. Uburere bwo mu muryango usigaye ahantu hake, ibirera abana bikabakuza byasimbuye ababyeyi. Mwarimu we nta mudasobwa yari ihari ariko twagiraga ibanga, ntabwo twakarangaga nyamara twararambaga. Nta mabanki twari tuzi twiboneraga ibitotsi, twari dufite bikeya ariko dutunze urukundo. Nta mudasobwa yari ihari ariko twagiraga ibanga, ntabwo twakarangaga nyamara twararambaga. Nta mabanki twari tuzi twiboneraga ibitotsi, twari dufite bikeya ariko dutunze urukundo. Imodoka, amazu meza, amasambu n'ibindi, iterambere rizadufasha kubigeraho nta shiti. Urya amatari mu gishegesha ntashobora kuvura, amajyambere atarimo Yesu ntabwo atahiwe amahoro. Icyaduha mwarimu wacu akatufungurira, kubyabereye igorogota nibwo twagera ku ntsinzi. Mwarimu we aho rero twigisha amateka y'umusaraba warika ruvari, kuko ari byo zingiro nyakuri ejo heza twifuza kugira. Aho rero twigisha amateka y'umusaraba warika ruvari, heza twifuza kugira. Munyemerere mbasuhuze nshuti bavandimwe, Imana iduhana umugisha. Ngiye muganira, amazina ni Mugizeneza Jean Paul. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki.
Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16. Dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana ishobora byose, tugushimiye uburinzi n'ineza uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Imbere yawe niho tubonera amahoro. Ibyo twabonaga nk'ibidashoboka tugasanga biremeye. Icyubahiro kibi cyawe. Ngaho rero tuye kumenya yuko ari wowe wenyine uturinda kandi ari wowe wenyine utubeshaho. Twemerere utubashishe kubona inkomezi muri iki cyigisho tugiye kwiga, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome muri Esiteri igice cya 4, turahera ku murongo wa 10, ahari umutwe uvuga ngo Esiteri yihara yemera guhakirwa bene wabo. Maze Esiteri atuma Hataki ubutumwa kuri Moridekayi ati, abagaragu b'umwami bose n'abantu bo mu bihugu by'umwami bazi yuko umuntu wese, umugabo cyangwa umugore, usanze umwami mu rugo rw'ikambere adahamagawe, hariho itegeko rimwe gusa kuri bene uwo aricwa, keretse uwo mwami atunze inkoni ye y'izahabu, bisobanurwa ngo akire. Ariko njyewe maze iminsi 30 uwo mwami atampamagaye ngo musange. Nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Moridekayi nawe arabatuma asubiza Esiteri ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami. Kuko niwicecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Aharaho icyakwimitse ngo ube umwamikazi, ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Imana yacu ishimwe. Dukomeze dusome muri Esiteri igice cya 4, turahera ku murongo wa 15. Nuko Esiteri atuma kuri Moridekayi aramusubiza ati, genda uteranye Abayuda bari i Shushani bose mwiyirize ubusa, munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Hariya hejuru yari yagize ubwoba, ariko yongeye kwisubiraho. Moridekayi ahera ko aragenda abigenza uko Esiteri yamutegetse. Imana yacu ishimwe. Dusome muri Esiteri igice cya 5, turahera ku murongo wa 1 tugeze ku murongo wa 3. Bukeye ku munsi wa 3 Esiteri yambara imyambaro y'ubwamikazi, ajya mu rugo rw'ingombe rw'inzu y'umwami, kandi umwami yari yicaye ku ntebe y'ubwami mu nzu y'umwami areba mu muryango. Nuko umwami abonye umwamikazi Esiteri ahagaze mu rugo, Esiteri amutonaho. Umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu yari afite mu ntoki. Esiteri ahera ko yigira hafi akora ku mutwe w'inkoni. Nuko umwami aramubaza ati, urashaka iki mwamikazi Esiteri? Cyangwa icyo usaba ni igiki? Ndakiguha, naho cyaba umugabane w'igihugu cyanjye. Esiteri aramusubiza ati, umwami nabishaka uyu munsi nazane na Hamani mu nkera mwiteguriye. Umwami ahera ko ategeka ati, nimutebutse Hamani kugira ngo icyo Esiteri ashaka bari cyo kiba. Nuko umwami na Hamani bajya mu nkera Esiteri yiteguye. Bakiri mu nkera banywa vino. Umwami abaza Esiteri ati, urasaba iki ukagihabwa? Urashaka iki? Naho wansaba umugabane w'igihugu nawuguha. Esiteri aramusubiza ati, icyo saba kandi shaka ni iki? Niba nonye ku mwami akemera kumpa icyo saba,
agasoza icyo shaka. Umwami na Hamani bazaze mu nkera nzabitegura, kandi ejo nzasubiza umwami icyo yambajije. Dusome muri Esiteri igice cya 5, turahera ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 13. Umutwe uravuga ngo Hamani ashinga igiti cyo kumanikaho Morodekayi. Nuko uwo munsi Hamani agenda anezerewe yishima mu mutima, ariko abona atamuhagurukiye. Ariko abonye Morodekayi ku irembo ry'ibwami, abona atamuhagurukiye kandi atamubererekeye, aramurakarira cyane. Ariko Hamani ariyumanganya, arataha atumira inshuti ze n'umugore we Zereshi, abatekerereza uko atunze akagira icyubahiro, nuko afite abana benshi, nuko umwami yamukijije mu bintu byose, kandi ababwira uko umwami yamukijije akamurutisha abatware n'abagaragu be bose. Hamani arongera arababwira ati, kandi n'umwamikazi Esiteri nta wundi yakundiye kujyana n'umwami mu nkera yiteguye keretse njyewe, ndetse n'ubu yandaritse ngo n'ejo nzazane n'umwami. Ariko ibyo byose ntacyo bimariye nkibona wa Muyuda Morodekayi yicara ku irembo ry'umwami. Dusome muri Esiteri igice cya 5 umurongo wa 14 twumva icyo atubwira. Nuko umugore wa Zereshi n'inshuti ze zose bamugira inama bati, nibashinga igiti kirekire cya mikono 50, maze ejo uzavugane n'umwami, umusabe Morodekayi ukimumanikeho, uhere kubone kujyana n'umwami mu nkera unezerewe. Nuko Hamani ashima iyo nama, ahera ko ashinga igiti. None se ko Imana yicecekeye? Imana nta kintu yari yakora. Tekereza, reba umwanya uri gutambuka, kandi inzandiko niko ziri kugenda, abantu bagiye gupfa, ariko Imana yicecekeye, nta kintu yari yagakora kwera. Igiti baragishinze, kigiye kumanikwaho Morodekayi, ndetse n'Abayuda nabo bazabamanika, birumvikana, kandi Imana iricecekeye. Biraza gusoza gute se? Ntago nanjye rwose ndi kwiyumvisha amasoza y'uru rugamba. Birasoza gute ko Imana itatabaye ngo itabarire mu gihe yakagombye gutabariramo? Ariko nanjye ubu ndayobye, ntago yaretse gutabarira mu gihe yari gutabariramo. Buriya Imana niyo izi igihe, kuko Yesu yaravuze ngo iby'iminsi n'ibihe ntago ari ibyacu, ahubwo ngo tuzahabwa imbaraga Umwuka Wera natumanukira. Nubwo bamanitse igiti, ariko n'ubundi Imana nayo iracyari muri operasiyo yo gukiza abana bayo. Cyubahiro kibi cyayo none n'iteka ryose. Yesu n'urutare rwacu, n'ubwugamo bw'umugaru, niwe udukiza amakuba, n'ubwugamo bw'umugaru. Rutare rwisumwa n'abantu, gicucu cy'uburuhukiro, muyobozi mwiza utayobya, ubwugamo bw'umugaru. Ankiza amakubiteka, n'ubwugamo bw'umugaru. Ntacyo ntinya turi kumwe, n'ubwugamo bw'umugaru. Rutare rwisumwa n'abantu, gicucu cy'uburuhukiro, muyobozi mwiza utayobya, ubwugamo bw'umugaru.
gushimwa n'ubwugamo bw'umugaru by'utuvuna mu makuba n'ubwugamo bw'umugaru rutare rwisumwa n'abantu gicucu cy'uburuhukiro muyobozi mwiza utayobya ubwugamo bw'umugaru. Dusenge Imana. Turagushimye Mwami Imana ishobora byose. Tugushimiye yuko iyi nzandiko zandika ubu bireba. Tugushimiye yuko iyo umwami avanyemo impeta akayambika umuntu ubu bireba. Tugushimiye yuko iyo igiti cyashinzwe ubu bireba. Ndetse tunagushimiye yuko uri Imana idakangwa na byacitse. Gusa tuboneye umwanya wo kugira ngo tukwicuzeho utubabarire. Twebwe akenshi iyo tubonye udahise udusubiza bitewe n'igikuba tuba turimo tubona cyacitse, twibaza impamvu utahise utabara ngo tubone ubutabazi bwawe. Utubabarire mukunzi mwiza. Rero nubwo ibintu byakomera, ngaho duhe kwibuka yuko uri ubwugamo bw'umugaru, kandi uduhe kukwizera, uduhe kukwiringira. Kabone nubwo Satani yaba yaduhagurukiye n'ingabo ze zose, uduhe kuguhanga amaso no kugutegaho amakiriro. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.